ikintu cyo gushyiraho ibiciro ku muhanuzi ni icyaha, ni icyaha. Ndabihamya, uzankurikira azamenye ko navuze ko ari icyaha. Wowe impano y'Imana wayihawe se utanze iki? Yerekwa nagize, nari mu cyumba cy'amasengesho, ngirwa umugisha wo kuza kujyanwa na marayika. Marayika w'Umwami Imana ashyira ahantu heza hitegeye, ariko mbona abantu b'isi yose basa nk'aho bambaye imbere. Nabonaga ari ibiseke bitatu, bibiri byarimo udutambaro dutukura, kindi kimwe cyarimo udutambaro twirabura. Nabonye rero uko dutambaro dutukura badushyira ku maboko ya, nagiye kubona mbona ikuzimu kwa shitani cyangwa ku bwami bw'umwijima. Mbona havuye ibiseke bibiri, nabonaga ari ibitebo. Ibyo bitebo bibiri nebonyemwo ibintu biteye bitya. Shitani umwami w'umwijima aragira ngo abagore bagire uburenganzira muri bwa burenganzira bwabo, muri rwa rukundo bakundwa, bashyiremo n'agatanya. Reka nshimira abakunzi bacu bo ku ISEZERANO TV, by'umwihariko ngo ushimire kuko kubufasha uyu mwanya ugarutse kureba ibyo twaguteguriye. Ni ishimwe rikomeye kuri twebwe, kuko ni wowe utuma dukomeza kugaruka hano tugenda tugushakira ibiganiro bikunyura cyangwa se ibyubaka n'ibindi bitandukanye. Kuri kamera turi kumwe n'umumama, n'umukozi w'Imana, ngira ngo mwarabubonye mu buhamya yaduhaye ubuhamya bukomeye cyane, kandi umuntu utaraburebye yareba hasi kugira ngo hari link hari kugira ngo abanze akurikire ubuhamya bwe. N'ubuhamya burimo kwihangana, kandi yavuze ko ari ryo somo rikomeye ririmo mu buhamya bwe. Mama makuru ni meza, twongeye kukwakira ku ISEZERANO TV. Murakoze cyane. Ariko mbere yuko wenda mvuze ko hari ubuhamya bwawe bari waduhaye, wenda hari abakumenya ariko n'ukubonye bwa mbere, ngira ngo wakongera ukamwibwira. Nitwa Nyirahimana Justine, ndi umumama kuko mubireba, ndi umukristo, nsengera mu itorero rya ADEPR, ndi umunyamasengesho, ndi umubwiriza butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, n'indi mirimo Mwami ashoboje ndayikora. Yego. Reka noneho mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu banze dusabire umugisha. Turagushimiye Mana, tuguhimbarije ubuntu n'imbabazi ugira n'urukundo rwatagira akagero. Tujye kuganira na bene data kubw'urukundo rwawe n'imbabazi utugirira. Nuko twifuje gusaba umugisha uvuye ku Mana, kubadukurikira, kubazabireba n'abazabyumva, ndetse no kuyu munyamakuru no muha umugisha. Tanga umugisha ku bantu bakwizera n'abakumvira kugeza ubwo uzagaruka gutora itorero, ni ku bwa Kristo Yesu, amen. Mbere ko twinjira mu kiganiro cyacu, hari ibyo nifuza kukubaza. Muri iyi minsi hari umuvugabutumwa twaganiriye, ambwira ko abahanuzi muri iyi minsi batari kwitwara neza, kuko ngo bashaka kuvugisha Imana nk'ari ikivumvuri. Mbega bakumva ko igihe cyose bashaka ko ivuga igomba kuvuga. Nawe wemera ko abahanuzi batari kwitwara neza muri iyi minsi? Kubera ko imihamagaro y'abantu iratandukanye, kandi ngewe ntabwo ndi umucamanza kuko narahamagawe. Ariko iby'ukuri ugarutse mu buzima bwa gikristo, nanjye ari byo nenga. Hari ibyo nenga, hari ibyo mbona cyane. Nigeze mbibwira abanyamasengesho ko turi kumwe, ko umuntu agenda akenda ubuhanuzi bwa mugenzi we akabwita ubwe, cyangwa se akenda ubuhanuzi bwa Daniyeli cyangwa bwa Yesaya, byarahanuwe, byaranditswe, birazi, akagaruka akavuga ngo nibyo Imana yamutumye. Iyo rero mbikurikiye cyangwa yangize umugisha, kubera ko hari igihe bijya bikunda nkajya nananiwe cyangwa se Imana ibishaka nkajya kuruhuka. Iyo ngeze rero mu cyumba cy'uruganiriro cyangwa mu gihugu cy'uburuhukiro, genda nagirwe ayo mahirwe, n'ababariwe ibicumuro, kuko umuntu wese uri mu isi burya Imana imubaraho ibicumuro. N'abari ibyo bicumuro rero Imana ikanjyana ikajya kuntambagiza, hari igihe nanjye mbona ibyo abantu bavuga bitagira gahunda. Ariko nababwira, nabinginga kubw'imbabazi z'Imana, ibyo abona bitagenda neza abigarure hafi, kuko ari cyo gihe duhegeze mu cyo kugaruka. Ubona byakosoka gute kugira ngo ibyo ngibyo ubona abantu basa nk'abatamye bibe byakosoka?
uko mana byakosoka no kwihana. Nta yindi nzira, nta yindi nzira ihari yo gukizwa, nta yindi nzira yo guhura n'Imana, nta yindi nzira yo kubabarirwa, no kwihana. Akava mu bidatunganye, akava mu gushakira indamu mu Mana. Ubundi reka nkubwira ikintu cyisha abantu, nuko dushaka ko irari ryacu, imitima yacu cyangwa imibiri yacu ifite ibyirarikira, kandi tukabona nta zindi nzira dufite byavamo cyetse tubinyujije mu cyo dufite. Icyo dufite rero nta kindi bafite, ni ubuhanuzi, nta kindi bafite, ni icyo, ni ijambo. Hanyuma rero akumva ko ari buze guprofitira muri ya mpano ye kugira ngo abone igihwanye n'irari ry'umutima we. Ariko ijambo ry'Imana tubwira neza amagambo meza atuje, rikatubwira ngo kwiringira Uwiteka gusa nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Kandi mu by'ukuri iyo wiringiye Uwiteka ntacyo akwima, ahubwo nyurwa n'ibyo yaguhaye, hanyuma umukorere utamubeshyera kandi utamuryarya, uteganye kuzahabwa ubugingo buhoraho. Nicyo cy'ingenzi. Hari akantu uvuze ngo hari umuntu ushaka guprofitira muri icyo kintu cy'ubuhanuzi. Hari abantu bajya babinenga cyangwa se biterwa n'uko abantu babifata cyangwa se babyakira. Bamwe bakavuga ko abahanuzi muri iyi minsi basa nkaho barimo gucuruza ubuhanuzi. Hakaba no kugira ngo aguhanurire ubanza kumuhitura, cyangwa se kugira ngo nagusengere ubanza kumuhitura. Hari nabo babivuga ko ngo bashaka kuba barashyizeho ibiciro. Ibiciro byo gusengerwa cyangwa se by'ubuhanuzi, wowe byakira gute? Ese riratura koko rirakwiye? Ese niba rikwiye ritangwa ryari? Murakoze cyane. Iki kintu ngiye kugisobanura mu nyihanganire. Yesu akijije umunyabibembe, yaramubwiye ngo genda wiyereke abatambyi kandi utange n'ituro. Yaramutumye ku muhanuzi, yamutumye ku batambyi. Noneho rero reka mvuge ngo koko mu by'ukuri ikintu nenga cyane, reka mpere ku bakirisitu. Abakirisitu ntabwo bakizi ko umutambyi atungwa n'ibyo mu rutambiro, kandi umuhanuzi nawe atungwa n'abo yahanuriye. Ariko si ngombwa ngo umuhanuzi asabirize, ahubwo wowe yimba ushaka gukorera Imana kuko ijambo rivuga, rikavuga ngo nararwaye ntiwansura, narashonje ntiwangaburira. Ntabwo ari Yesu tuzazamukana ibiryo mu ijuru ngo tubimuye, ahubwo ni wa muturanyi wawe, ni wa muhanuzi uzi. Kuko akenshi abahanuzi nasomye guhera mu itangiriro, nageze mu byahishuwe, nta muhanuzi ugira ubutunzi, ahubwo atungwa n'ibiri mu maboko y'abagira bate, yabahanurira cyangwa batambira ibitambo. Ikintu cyo gushyiraho ibiciro ku muhanuzi ni icyaha, ni icyaha. Ndabihamya, uzankurikira azamenye ko navuze ko ari icyaha. Wowe impano y'Imana wayihawe se utanze iki? Nta na kimwe. Ahubwo umuhanuzi w'umuntu afite icyifuzo akakubwira ati mfite icyifuzo, nkeneye kumfasha gusenga. Iby'ukuri nta mutungo wundi ufite. Byenda ahantu dusengera kenshi tujya mu mashyamba, tujya mu misozi. Ushobora kumubwira ati koko numva nagusengera, ariko nta tike mfite. Ibyo byo kumwaka itike, yimba rifite arariguha, yimba atarifite mugiye gusengana, ugiye kubwira ati nta tike mfite, nanjye nta bushobozi mfite, uko nzajya mboneka imbere y'Imana nzajya ngusengera. Niko umukristo nyamukristo amira. Kandi yimba nawe avuze ati ngo rya tike, ntabwo ugiye gushyira ibiciro ngo urambe itike ry'ibihumbi 100, urambe itike ry'ibihumbi 500, urambe itike rya miliyoni. Hoya, itike ni itike, gereranya naho ujya nabo mujyana. Ubundi nta muhanuzi ugenda rumwe, umuhanuzi agira abamuherekeza, kimwe nuko bayiriya bagiraga bayirisa, kimwe nuko Elisa yagiraga Gehazi n'abandi ndetse n'abana b'abahanuzi. Reba ngo turagenda turi 3 turi 4, aho tujya ni 10,000, yaba turi 40,000, byenda biratujyana. Nawe nabo umuntu utekereza aravuga ati ese nibagenda byenda ntibatahe, ejo ntibatahe, nibaza bazankuki mu nzira. Ese abo basize bo bazarya iki? Nibiva ku mutima wese iby'umutegetse. Oya, ikintu cyo gusaba ngo mumpe amafaranga, murampaya naya, ngiye kugusengera, uragira ibiciro ibi nibi, ese aho umubwire ati ngewe kugira ngo nguhanurire urampa amafaranga. Abantu babikora nibihane, babireke. Impano y'Imana n'ubuntu, nukuri
impano y'Imana ni ubuntu, impano y'Imana ntigurishwa, kandi uyigurisha amenye ko ari urubanza. Mu buhamya bwanjye mu itangiro ryabwo nabwiye abantu ko Imana yambwiriye mu kirimi cy'umurimo ko ikintu cyose kizagira urubanza. Wirinde mwene data nshuti yanjye kuzagira urubanza kubw'impano yaherewe iki? Ubuntu. Yes. ngira ngo ubwo birasobanutse, ni uko abantu benshi usanga babijyaho impaka mu buryo butandukanye, ariko ngira ngo ubwo birareba abakristo ndetse n'abo bahanuzi cyangwa se n'abavuga butumwa. Reka duhura ngira arambwe ko ufite ubutumwa, ufitiye ubutumwa abantu b'Imana, reka tuguhe umwanya urambuye none kugira ngo utambutse ubwo butumwa bwawe. Murakoze cyane. Ntabwo ubutumwa mfite ari bwinshi cyane se na burebure. Ubutumwa bwanjye buri kwerekeza mu kwezwa kw'itorero. Navuze hari igihe njya ngira umugisha w'Imana nkajyanwa mu kuruhuka cyangwa mu cyumba cy'uruganiriro. Nagezeyo rero ubushize nigeze njyanwa kuruhuka, iyi korona yari itaraba. Imana impishurira ukuntu icyago cy'icyorezo kigiye gutera abantu, ariko Imana imbwira impamvu igiye kukirekura ari uko abantu bimuye Imana, bimika ibigirwamana. Hanyuma rero Imana imaze kubimbwira irambwira ngo kandi abantu urukundo rw'abantu rwarakonje cyane cyane, dore ko abagore batagikunda abagabo, ahubwo basigaye bakunda inyamaswa zo mu ishyamba, bagakunda ibintu byakozwe n'abantu bikabahindukira abakunzi cyangwa abagabo bagakunda inyamaswa zikabahindukira abagore, abagabo bagakunda abagabo bagenzi babo, abagore bagakunda abagore bagenzi babo, bibabaza Imana. Imana irambwira ngo ngiye kurekura iki cyorezo kibafate, kubera ko bansuzuguye bakora icyaha gisa n'icyo n'ibyaha byabaye i Sodoma n'i Gomora. Icya kabiri, naje kongera kugira amahirwe yo kongera kubasha kugira iyerekwa nagize. Nari mu cyumba cy'amasengesho, ngirwa umugisha wo kuza kujyanwa na marayika w'Umwami Imana anshyira ahantu heza hitegeye, ariko mbona abantu b'isi yose basa nk'aho bambaye imbere. Hanyuma rero yarambwiye ngo ari abantu bari mu isi bakiranuka, bakunda Imana, babana n'Imana. Hari abantu bazarindwa, hari abantu bazapfa, hari abantu Imana yagiye itoranya uko ishaka. Nabonye ibintu bibiri rero. Icya mbere, nabonye marayika ashyira abantu ikimenyetso mu ruhanga cyandikishijwe umushonge wa zahabu ngo yitwa melekire, niko basobanuriraga. Mu ruhanga rw'umuntu ukabona harakayangana cyane, ariko marayika arambwira ngo iyo nyugute yanditsweho ngo uwacunguwe n'amaraso. Nshuti bakundwa, abantu bacunguwe n'amaraso dufite ikimenyetso, nawe urahirwa yimba ugifite, ariko hari n'abandi bantu ntabonye bashyirwaho icyo kimenyetso kubera ko bahakanye gucungurwa n'amaraso. Umuntu wese utaracunguwe n'amaraso, umuntu utemera ko Kristo ari umwana w'Imana, umuntu utemera ko Kristo azagaruka gutora itorero, mpamya neza yuko icyo kimenyetso abenshi nticyabagiyeho. Hanyuma nongera kubona korona yari igezemo hagati, abantu bari kubivuga cyane. Nagiye kubona mbona nari ku musozi wera ndi gusenga, hanyuma mbona marayika w'Umwami Imana azanye ibintu biri by'ibiseke. Nabonaga ari ibiseke bitatu, bibiri byarimo udutambaro dutukura, kindi kimwe cyarimo udutambaro twirabura. Nabonye rero uko dutambaro dutukura badushyira ku maboko y'abakristo cyangwa se y'abantu bose, kuko ntabwo ari abakristo gusa bazarindwa, hari n'abapagani bazarindwa kugira ngo bazahamye imbaraga z'Imana. Hanyuma mbona utwo dutambaro dutukura badushyize ku kaboko k'umuntu, bakambwira ngo wambaye aka gatambaro gatukura ni ikimenyetso cyo kurindwa, ngo naho ibyago byaza, naho intambara yaza, aba bantu bazarindwa. Abambaye agatambaro k'umukara nako barambwira ngo bazataha, bacyurwa n'ibyorezo, bacyurwa n'intambara, bacyurwa n'impfu zitandukanye, ariko
bazataha. Nitonde ijambo mvuze mu mfu zitandukanye, si ukuvuga ko abakijwe bo batazapfa, ahubwe hari ugupfa hari no gusinzira. Umukristo nyamukristo arasinzira ntabwo apfa, kuko abasinziriye mu gituro umunsi w'impanda azongera azuke asanganirwe n'umukiza. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko rero muri iyi minsi irangiye nagize umugisha wo kujya mu cyumba cy'uruganiriro, ariko ngeze muri icyo cyumba cy'uruganiriro namaze iminsi itari mito imbere yanjye, ko umuntu ubona ari iminsi, ariko namaze y'amasegonda 40. Ayo masegonda 40 namazeyo, nabonaga bambwira, bari bagiye kunyereka uko itoro rigiye gutaha, nuko abantu bagomba kwezwa bagahinduka bagakizwa rwose bakava mu bibi. Imana yarambwiye ngo nze mbwira abantu. Rero nabonye hari akadirishya kaba ku rurembo rw'indembo, ikindi gihe nzavuga ku urwo rurembo ibyo nahabonye. Hari akadirishya rero kaba ku rurembo rw'indembo, kari karatinze kuzura, ariko nasanze hasigaye akenge gato kaba nk'akanyura mu rutoki. Kandi Imana yari yarigeze imbwira yuko umunsi iryo dirishya rizuzura hagakingwa impande izavuga. Mbona rero ko akantu gasigaye ari akenge gato cyane kangana n'akanyura mu rutoki rw'umuntu. Noneho Imana irambwira ngo dore ururembo rugiye kuzura, ibintu byose byarateguwe, birakwiye ngo abantu bezwe kuko itoro rigiye gutaha. Nshuti zanjye, ndabingingira ko uva mu bitagira umumaro ukezwa. Mukristo mwene data uhora muri niko bisanzwe, ndakwinginga kubivamo, itoro rigiye gutaha. Mubwiriza butumwa, muhanuzi, wowe mupagani wumva kuzihana igihe kiragera, kwashize imyaka 1000 Yesu agiye mu ijuru, akaba ari uko bahora bavuga. Ukuri kw'ijambo navanye ku mwami Imana ryambwiye ko ibihe birangiye, itorero rigiye gutaha. Ndagingira rero ngo mwezwe, muve mu bitagira umumaro, mutungane. Imana yanyu, umwami wanyu arashaka ko mwezwa. Wowe usambane ku busambanyi, wowe wiba ureke ubusambo, wowe wangana ureke kwangana, wowe utukana ureke ibitutsi byawe, yewe wowe ubeshyera mugenzi wawe ubireke, wezwe. Nabonye ijuru ry'Imana rifite ibintu bitatu. Icyambere nabonye marayika afite umwuka w'ububyutse mu kiganza. Nabonye marayika wa kabiri afite akabya kuzuye amasezerano. Marayika wa gatatu nabonye afite impanda. Ndabaza ntese ko ibi bintu bimeze biti? Barambwira ngo hagiye kubaho igihe cy'ububyutse. Iki gihe cy'ububyutse si uko amatora azongera kwirirwa yiruka cyangwa simbuka, ahubwo umuntu wese ugiye kwihana agiye guhabwa andi mavuta mashya kugira ngo abashe gukomera. Umuntu ugiye kuva mu byo ahugiwemo, hari amavuta, hari umwuka wera usasagirana ugiye kuza ku muntu ugiye kuva mu byo ahugiwemo, ukamutera gukomera, itoro rigataha akazamuka. Icya kabiri, hari amasezerano. Hari abantu Imana yavuganye nabo kuzasohoreza amasezerano yabo, ariko atari babandi bahata Imana, atari babandi babitsa amasezerano y'abantu. Nitonde ko akajambo nkavugeho, hari abantu babitsa amasezerano y'abantu, y'abahanuzi. Umuhanuzi akakureba, waba uri umukobwa, agahita avuga ati Imana irambwiye ngo uyu munsi urashyingiwe, dore guhaye umugabo, cyangwa wa muhungu dore guhaye umugore. Abivuze kubera ko yamenye ko ari umukobwa, ariko ntabivugishwe nuko ari Imana ibimubwiye. Icyo kintu mukitondere. Umuntu akaza agasenga iwawe akakubwira ko yize, afite amashuri ye, ariko muri ya mashuri afite nta kazi, aho wakamusengeye Imana ngo imuhe gukomera, imuhe kwihangana kugira ngo abone uko azagera ku isezerano rye yitonze, ahubwo ugahita utera juru ukamubwira ati Imana iguhaye buruse, dore ugiye mu mahanga, yewe indege irurira kujyanye. Umwaka ugashira undi ugataha. Genda simvuga ku myaka ko yaba ari myinshi, ahubwo ndavuga ko ari wowe wabivuze, ukabivuga kubera amarangamutima, kugira ngo niyumva ko ari Imana igiye gukora
akore mu ruhago, aguha ikintu runaka, akufate nomero yawe, nabona karaka agushyirireho amafaranga, nurwara umuhamagara ati narwaye. Byenda guhamagara umuntu musanganywe w'inshuti yawe si icyaha, ariko wimuhamagarira bwa buhanuzi. Umuntu uzi kugira ngo uhamagare umuntu ngo Imana yavuze itavuze. Imana yarantumye ngo ze mbabwire nshuti zanjye, bavandimwe bene data, nimuvuge icyo Imana yavuze. Koko Imana iravuga kandi Imana irakora. Simbivugiye ko byenda wabihanuye bigatinda. Gutinda kw'Imana siko kubura gukora. Iratinda ariko igasohoza. Ariko genzura neza iby'ukuri yimbari Imana yagutumye. Imana rero ambwira ngo umuntu wese ubwo bubyutse buzagera kuwemeye guca bugufi, agahinduka, akava mu byo yararimo, akaba umukristo nyamukristo, akitonda amategeko y'Imana, akubaha Imana n'umwana wayo, ndetse agakunda abantu Imana yaremye. Ntukunda abahanuzi, ntukunda abakristo gusa, n'umupagani muturanye umukundi. Ntukunda abana bawe gusa, n'umwana w'umuturanyi wawe yaba arwaye yaba ari muzima nawe umukundi. Imana irambwa ngo ukeneye ko mugwiza urukundo rukomeye kugira ngo itorero ritahe, kubera ko iminsi rimaze muri uyu bwami bw'umwijima ngo irahagije. Ubwami bw'umwijima rero bugeze ku gihe cyabwo cyo gutegeka isi, kandi ntabwo Imana yacu ishaka ko ubwo bwami bw'umwijima buzadutegekera muri iyi si y'akaga n'amakuba. Irashaka ko ubwami bw'umwijima buzategeka ubwami bw'umucyo w'Imana bwatashye. Ni ukuvuga rero nimvuga gutyo ntimugire ngo ubwami bw'umwijima mvuga ni abaminisitiri n'abaperezida n'ibihugu runaka, ubwo bumenywa n'abanyamwuka. Abantu buzuye umwuka wera nibo bamenya ubwami mvuze ari ubwande, nibo bamenya ibyo ari byo, kandi Imana ibaha umwuka wera. Nuko rero numva Imana irambwiye ngo mbwire abantu bose nibezwe. Umuntu wese niyezwe, kandi cyane umuntu wese akunde mugenzi we. Icyo ngiye kusorezaho gikomeye, nagiye kubona mbona ikuzimu kwa shitani cyangwa ku bwami bw'umwijima, mbona havuye ibiseke bibiri. Nabonaga ari ibitebo, igiseke kigira Imana kiko ari igiseke cy'amasezerano, naho ibindi byari ibitebo. Nabonye ari ibitebo bibiri. Ibyo bitebo bibiri nebonyemo ibintu biteye bitya. Nabonyemo igiseke cya mbere cyari cyuzuye irari ry'ubusambanyi. Nabonye icyo giseke cya mbere, icyo gitebo cya mbere gisukwa ku isi cyuzuye mu irari ry'ubusambanyi. Mbona abantu bose babaye abasambanyi, abana bato, abagabo, abagore, abakobwa. Nta mukobwa, abakobwa bafashe ubwari bwabo barabujugunyanze. Mbona icyo gitebo cyuzuye irari ry'ubusambanyi, kandi mbona ko uko agiye gusambana niko hari dayimoni imukurikira igenda imwandikaho ngo uri uwanjye. Ikamwandikaho mu bitugu, kandi inyuguti z'umukara, ikaramu y'umukara, ikamubwira ngo uri uwanjye. Noneho mbona ko abo bantu no mu nsengero binjiramo bakavuga turi uwanjye, ukaririmba wanditseho ngo uri uwanjye, ugahanura wanditseho ngo uri uwanjye, ukabwiriza wanditseho ngo uri uwanjye. Mbona iyo nyugute iri ku bantu b'ingeri zose. Nkabona ko umuntu agenda akagwa mu cyaha cy'ubusambanyi yitwa umukristo, yagera ku muhanuzi runaka cyangwa ku munyamasengesho ati Imana imbabarire ko nagize intege nkeya ngo mu cyaha cy'ubusambanyi, akagiciraho akumva ko ababariwe, kandi icyaha nk'icyo ari icyaha cyo kwica ubugingo. Imana irambwira ngo bene nk'ibyo byaha bibarirwa n'abatambyi basigutswe amavuta. Nubona umuntu agwa mu cyaha cy'ubusambanyi akajya mu cyumba bakamurondora, ejo akazasura mu cyumba bakamurondora, uzamenye ko Imana ishaka ko akijyana ku ruhimbi ku batambyi babyerejwe, bariho bamusabira imbabazi ku Mana. Nuko rero mbona icyo cyaha gikwiriye isi yose ntahasigaye. Ngiye kongera kubona mbona igitebo cya kabiri. Mbona icyo gitebo cya kabiri cyuzuyemo ijambo ryitwa gatanya. Mbona gisutswe mu isi, mbona n'icyo gutanya abantu.
mbona gitanyije abagore n'abagabo, mbona gitanyije abana na ba nyina, mbona gitanyije abakora imirimo imwe, mbona ubwo bugome bwo gutanya abantu bukwiriye isi. Imana irambwira ngo ninze mbwira abantu ngo iyi gatanya yasutswe mu isi nyabune nibirinde. Wa mugenzi we nubona mugenzi wawe yatewe na dayimoni gatanya, wowe uzaterwe n'umwuka wo kubabarira. Nubona umugenzi wawe yatewe, umwana ubyaye yaratewe na dayimoni gatanya, wowe uzuzura umwuka wera w'imbabazi wo kumubabarira, kuko ndabizi urukundo runesha ikibi. Nuko rero Imana irambwira ngo ibintu byose impamvu biri kwiruka mu isi ni ukubera ko shitani umwami w'umwijima azi ko itorero rigiye gutaha. Aragira ngo abagore bagire uburenganzira, muri bwa burenganzira bwabo, muri rwa rukundo bakundwa, bashyiremo n'agatanya. Umuntu ntamenye uwo ari we, umugabo ntakunda umugore we, ahubwe iyi dayimoni gatanya nabonye ifasha abantu benshi, nabonye ifasha abantu benshi. Mbona abantu benshi baratandukanye, mbona abantu benshi baratandukanye, kandi mbona intebe y'urubanza yegejwe hafi kugira ngo uce imanza z'uwahemutse n'uwagiye mu kuri. Nuko rero bakundwa bene data, ndabakangurira, ndabigisha kwezwa no gukunda Imana ndetse no kwitondera amategeko yayo. Imana ibaha umugisha, nimwezwa mukabyumvira, mukumvira ijambo. Imana izabarinde. Mureke soze nsenga. Mana yanjye, Mana ikiranuka ibihe n'ibihe, Mana yuzuye ubuntu n'imbabazi, Mana yahanitse ikirere ikadendeza inyanja, Mana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Abantu bazankurikirana bazumva aya magambo ndabasengeye. Nsengeye waba ari mu iki kika cy'iyi gatanya, ko wakurukana imbaraga n'ububasha n'ubushobozi ukamurwanirira. Nsengeye waba yaragize intege nkeya, ko wamwambika imbaraga kugira ngo azakubone. Nuko rero shorera ijambo ryawe, urishyike urisiga amavuta, abaryumva n'abazaritegera n'abazaribwirwa bazuzura imbaraga z'umwuka wera w'Imana, kugira ngo ugiye kuza gutora itorero uzasange biteguye, badafite ikizinga cyangwa umunkanyari. Mbisabye Imana Data mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo, amen. Reka dushimire umukozi w'Imana kuba atugezeho ubwo butumwa bukomeye, kandi birakwiye kuko muri iki gihe ko abantu bakwiye kwisubiraho. Ariko hari uwakwifuza wenda kumusobanuza ubutumwa, cyangwa se ashaka ko banasengana Imana, ngira ngo bitamugoye yatubwira uburyo umuntu ashobora kumubona. Ukuntu umuntu ashobora kumbona, yambona kuri telefone yanjye. Ngira telefoni igira nomero za WhatsApp ndetse n'izisanzwe za MTN, ariko nkoresha nomero imwe gusa. Nomero yanjye rero nkoresha ni 07 84 16 93 43. 07 84 16 93 43. Niyo nomero nkoresha mu buryo bwombi. Reka tubashimire by'umwihariko mwebwe mwari mudukurikiye muri iki kiganiro, kandi reka dushimire na mama wacu ko yemeye kuduha uyu mwanya, kandi reka atwizeze ko n'ubutaha nitumukenera tuzamubona. Nta kibazo. Murakoze, ibiganiro byacu byo birakomeza.